Inshamake y'igitabo cya Rusi. Iki ni igitabo ubwacyo kuba kiri muri Bibiliya ntago bisobanutse, kuko Rusi ntago yari umwisiraheli, Rusi ntago yari umuhanuzi, Rusi mbese kuba byonyine iki gitabo kigaragara muri Bibiliya ni igitangaza, ndetse ni ikikwereka ko igitabo cya Rusi gifite umwihariko udasanzwe. Ibyo bigatuma tugiye kukiganiraho muri iyi video, ariko mu ncamake. Iki kikaba ari igitabo kigaragaza uburyo Imana yigaragaza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nta gutinda rero, nk'uko bisanzwe, reka uyu munsi twigire hamwe inshamake z'igitabo cya Rusi. Iki gitabo cya Rusi nugisoma neza uzabona ko kibanda ku bantu batatu b'ingenzi. Gifite abantu batatu kibandaho. Umuntu wa mbere uzabona iki gitabo kibandaho ni umuntu witwa Nawomi. Umuntu wa mbere ni Nawomi. Umuntu wa kabiri uzabona iki gitabo cya Rusi kibandaho ni umuntu witwa Rusi nyine nyirizina, ariwe iki gitabo cyitiriwe. Tukabona Rusi. Hanyuma umuntu wa gatatu uzabona iki gitabo cya Rusi gikunda kugarukaho cyane ni umugabo witwa Bowazi. Ndabizi ko ikibazo uhita ugira ni ukwibaza uti abo bantu ni bande? Abo bantu ni bande? Kuki aribo bagarukaho muri iki gitabo? Nta nubwo ari igitabo rwose kirekire, kuko ni igitabo gifite ibice 4 byonyine. Nibyo tugiye kurebera hamwe, buri gice turebe ikintu kigiye cyihariyemo mu ncamake. Tubonye ko ni igitabo gifite ibice 4. Yego. Mu gice cya mbere urabona ko dufite abantu batatu: Nawomi, Rusi na Bowazi. Aba bantu bose ntabwo tubazi. Reka tuvuge ko nawe uri kudukurikirana nta muntu n'umwe uzi muri abo. Mu gice cya mbere cy'iki gitabo dutangira tumenya Nawomi ni muntu ki, Rusi ni muntu ki. Uti byagenze bite? Mu bantu twabanye muri video zabanje barabizi ko Abisiraheli bavuye muri Egiputa barajyanwa bambutse inyanja itukura bagezwa mu gihugu cya Kanani. Bagezeho urumva bari bafite ibyiringiro byinshi yuko ibintu bigiye kugenda neza. Gusa siko byaje kugenda, ahubwo ibintu byagezeho birazamba, inzara iratera, ibintu bigenda uko batigeze babitekereza. Muri icyo gihe cyari gikomeye gutyo, aho inzara yateye rwose, bagize inzara y'imyaka nk'icumi myiza, hari inzara imwe ikomeye cyane. Uko niko umuryango wa Nawomi, ngo ni ukuvuga Nawomi n'umugabo we n'abahungu be babiri, bigiriye inama yo guhungira mu gihugu cy'abaturanyi, ngo babe bahunze iyo nzara, wenda ibintu nibigenda neza bazagaruke. Ubwo urumva Isiraheli yari ifite ibihugu bagiye baturanye nabyo, harimo Egiputa, harimo Abafilisitiya, harimo Abamowabu, harimo abaki bose, nubwo abenshi bari abanzi babo, ariko nibura barebye ahantu bapfa guhungira. Uko niko bahungiye mu Bamowabu. Nawomi n'umuryango we ntabwo ibintu byaje kugenda neza, kuko umugabo wa Nawomi yaje gupfa. Ni ukuvuga ngo uyu Nawomi yari umwisiraheli, umugabo wa Nawomi ari umwisiraheli, n'abahungu be babiri ari Abisiraheli. Umugabo wa Nawomi yaje gupfa. Hanyuma abahungu be ba Nawomi bari bageze igihe cyo gushaka. Ubwo urumva ntibari bakiri muri Isiraheli ngo bashake bene wabo nk'uko amategeko yabibategekaga. Ubwo byatumye bashaka Abamowabukazi. Uko niko abo bahungu babiri bashatse abakazana, uko niko abo bahungu babiri bashatse abagore b'Abamowabukazi, harimo uwitwa Orupa, harimo n'uwitwa Rusi. Umunyarwanda umwe yageze kuvuga ngo uwarose nabi burinda buke. Uko niko Nawomi byaje kumugendekera, kuko nyuma y'uko umugabo wapfuye n'abahungu be baje gupfa. Ubwo urumva nta kindi cyari gisigaye uretse Nawomi n'abakazana biwe, ubwo ni ukuvuga Rusi na Orupa. Ubwo urumva ko mu by'ukuri nta kindi kintu cyari gisigaye. Urumva Nawomi amaze gupfakara,
kandi abakazana biwe bari barazanywe n'abahungu be, abahungu be ntabagihari. Urumva abakazana mu by'ukuri nta mpamvu ituma bagumaho, bari bagifite. Uko niko Nawomi yasabye abakazana biwe kwigendera kuko bari bakiri bato, wenda bazabona abandi bagabo. Aravuga ati nyamuneka nta bandi bahungu mfite wenda ngo muzabashaka, nimwigendere rwose muzabona abandi bagabo. Uko niko umwe mu bakazana biwe ariwe witwa Orupa yaje kumva ko kuko ibintu byumvikana. Aravuga ati reka nigendere, ahari nzabona undi mugabo. Hanyuma umuntu witwa Rusi niwe mukazana waje gukora itandukaniro. Uyu Rusi yaje gufata umwanzuro wari ugiye guhindura amateka, atari ay'ubuzima bwe gusa ahubwo n'ay'ikiragano cyose kizakurikiraho. Turaza kubireba uko tugenda tureba muri iki gitabo. Muri icyo gihe Rusi yanga gusiga nyirabukwe ari we wari Nawomi, yaje gukoresha amagambo akomeye ahishemo isezerano ryari rikomeye hagati ya Nawomi ndetse na Rusi. Ni amagambo abantu benshi bashobora kuba bakoresha wenda batekereza ko ari iy'imitoma hagati y'umugabo n'umugore. Birashoboka ko ari n'abayakoresha mu bukwe wenda batazi ko ari ahangaha yaturutse. Ni amagambo tubona mu gitabo nyine cya Rusi igice cya mbere umurongo wa 16, aho tuhabona amagambo agira ati, Rusi aramusubiza ati winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya niho nzajya, kandi aho uzarara niho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Iri ryari isezerano rikomeye cyane ryari rigiye guhindura ubuzima bwa Rusi ndetse n'ubuzima bwa Nawomi. Ibaze ko uyu Rusi yari umumowabukazi. Kuba umumowabukazi byari bivuze iki? Byari bivuze ko afite izindi mana zitari Imana ya Isiraheli. Ni ukuvuga ngo ibaze kubona umwana w'umukobwa ntabwo akigukurikiyeho umugabo, kuko abahungu be bari bamaze gupfa. Urumva umugabo we yari yapfuye. Uwo muntu nta kintu mu by'ukuri cyatuma akugumaho, akemera gusiga umuryango wiwe, akemera gusiga imana ziwe, akemera gusiga umuco we, mbese akemera guhindura ubuzima. Aho ngaho bikwereka ko Rusi yari yemeye guhinduka Umwisiraheli. Aho niho ibintu byari bigiye guhindukira. Hanyuma iki gice cya mbere kiza kurangira tubona Rusi ndetse na Nawomi bafashe gahunda yo gusubira muri Isiraheli. Urumva bari baraje i Mowabu bahunze inzara hashize imyaka 10, bumva ko muri Isiraheli ibintu byatangiye kugenda neza. Baravuga ati noneho reka dusubire muri Isiraheli. Urumva uwaje ari Nawomi azanye n'abahungu be n'umugabo we, agiye gusubirayo adafite abahungu be, adafite umugabo we, yarapfakaye, ahubwo afite umukazana witwa Rusi. Urumva ko Nawomi yari yarashaririwe bikomeye cyane, kugera aho yaje no gusaba ko izina ryiwe batakomeza kumwita Nawomi ahubwo bamwita Bara. Bara bisobanuye gusharirirwa. Urumva nuko twebwe muri iki gihe twumva izina nyine ari ikintu gisanzwe, ariko kuri bo izina cyari ikintu gikomeye. Izina cyari ikintu gikomeye. Urumva ko iyo umuntu yemera guhindura izina rye aba yashaririwe pe, aba yashaririwe. Hanyuma iyo tugeze mu gice cya kabiri, urumva Rusi ndetse na Nawomi baba bageze muri Isiraheli. Urumva Nawomi nk'umuntu utari ufite umugabo, utari ufite abana, urumva Rusi niwe mwana yari afite, niko yaje kumutuma kujya gushaka ibyo barya. Uko niko Rusi yaje kujya gushaka ibyo we na nyirabukwe baza kurya. Atangira kugenda ashaka umurima yashakamo ibyo kurya. Mu buryo nawe atarazi, yaje kwisanga mu ifamu y'umugabo witwa Bowazi, ariho ari gushakira imyaka cyangwa se ibyo baza kurya. Uko niko yaje guhura na Bowazi. Uyu Bowazi yari Umwisiraheli, kandi Abisiraheli bari bafite amategeko y'uburyo bakwiye kugenza urusengero, uburyo bakwiye kwitwara, ibitambo n'ibiki byose. Ariko mu mategeko ajyanye n'imibanire bari bazi ko bakwiye kwita ku basuhuke, bakwiye kwita ku mfubyi, bakwiye kwita no ku bapfakazi. Uko niko rero Bowazi yaje guhura na Rusi. Hanyuma buriya abantu babanaga baba baziranye. Inkuru y'uburyo Nawomi yagiye i Mowabu
akaza guhura n'uruva gusenya, ariko akaza kugarukana umukazana w'umwizerwa witwa Rusi. Iyo nkuru yari yarabaye ikimenya bose, kugeza aho yaje guhura na Bowazi agasanga inkuru yiwe arayizi yose, azi n'uburyo yabaye umwizerwa kuri nyirabukwe ari we Nawomi. Ibyo byaje gutuma Bowazi amugirira neza, ndetse ibyo yari yaje avuga ati ngiye gushakashaka uko twabona icyo tuba turi kurya muri iyo minsi, ibyo byaje kurangira Bowazi abwiye abo mu mirima yiwe yuko bakwiye gukorera uwo mukobwa bakamubonera icyo abasha kurya. Uko niko rero byaje kugenda. Uyu Rusi yaje kugira umugisha kuri Bowazi, amuha ibyo kurya, amuha ibyo kunywa, mbese agubwa neza, hanyuma afata n'impamba yari yamuhaye aragenda. Ubwo niyo tubona mu gice cya kabiri. Ubwo ni ukuvuga ngo Nawomi twamenye uwo ari we, Rusi twamenye uwo ari we, na Bowazi twamenye uwo ari we. Inkuru rero iza kugera, ubwo tugeze mu gice cya gatatu, inkuru iza kugera kuri Nawomi yuko yaje guhura n'umugabo witwa Bowazi. Urumva Rusi nk'umuntu waje mu gihugu kitari icye ntabwo yari azi ko Bowazi ni muntu ki, ariko Nawomi mu kubimenya yahise amenya ko ubuzima bwe bugiye guhinduka. Uti gute? Ni ukuvuga ngo mu Bisiraheli bagiraga umuco witwa gucungura. Ni ukuvuga ngo tuvuge niba ufite umugabo agapfa, mu muryango wawe wa hafi wabaga ufite uwo wita umucunguzi. Ni ukuvuga ngo ni umuntu ushobora kuza akagura isambu y'umugabo wawe, bityo ukaba ubaye umuntu we cyangwa se ubaye donc akagukuraho icyo cyasha cyo kwitwa umupfakazi. Ibyo bintu rero uyu Nawomi akimara kumva umugabo witwa Bowazi, yahise yibuka ko Bowazi ari umuntu wa bugufi mu muryango wa Nawomi. Aho ngaho niho yahise agira ibyishimo, aravuga ati byanga byakunda hano ibintu bigiye kugenda neza. Uko niko bagiye inama, we n'umukazana wiwe Rusi bajya inama yuko ajya kubwiza ukuri, cyangwa se nyine akamubwira direct icyo ashaka, akamubwira nyine ibyo ngibyo byo kumucunga. Uko niko umunsi ukurikiyeho Rusi yongeye gusubira ku ifamu ya Bowazi. Hanyuma urumva Nawomi nk'umwisiraheli usanzwe uzi uko bigenda, yabwiye Rusi ibyo agomba gukora. Aramubwira ati wowe ugende ubanze ureke Bowazi w'abandi rwose abanze arye anywe akubwe neza, hanyuma niyirambika uze kujya mu mirambizo y'ibirenge bye aba ariho uryama. Uko niko Rusi yaje kubigenza. Yaje gutegereza Bowazi arabanza ararya yibereye mu ifamu yiwe, hanyuma araza ajya ku birenge byiwe aba ariho yirambika. Bowazi mu kwibambura cyangwa se mu kubyuka asanga umwana w'umukobwa yagarutse, ubwo ni ukuvuga Rusi. Uko niko baje kuganira, mubwira uburyo ari umucunguzi wa bugufi w'umuryango wa Nawomi, bitewe n'uburyo uyu Rusi yari yarabaye umwizerwa kuri Nawomi. Uwo mugabo Bowazi yaje kubyemera, ndetse amubwira yuko afite n'undi muntu waba umucunguzi wa bugufi w'umuryango wa Nawomi kuruta uyu nguyu Bowazi, bityo ari bubanza akabiganira n'uwo muntu, hanyuma umunsi ukurikiyeho bakazabahereza igisubizo, bakegeranya abakuru bo muri Isiraheli, bityo uwo muhango wo gucungura ukaba wabo. Ubwo tuba twageze mu gice cya kane. Aha ngaha rero niho amateka yari agiye guhindukira. Uti byari bigiye kugenda gute? Uyu Bowazi yaje kwegera wa mucunguzi wa bugufi mu muryango wa Nawomi, aramubwira ati hanyuma ikintu kiri bukurikireho uragenda ugura isambu y'umugabo wa Nawomi, nurangiza ugenda ugure n'isambu z'abana biwe b'abahungu, kugira ngo noneho duhindure identity cyangwa se duhindure ayo mateka ya Nawomi yo kwitwa ngo ni umupfakazi. Uwo mucunguzi aravuga ati nta kibazo, kuko urumva wari umuhango usanzwe ukorwa. Hanyuma ahantu ibintu byaje kugoranira, uwo mucunguzi bamubwiye ko nacungura uyu Nawomi ari buze kuzana n'uyu nguyu umukazana we Rusi. Mu gice cya mbere twabonye ko Nawomi na Rusi bagiranye igihango yuko aho umwe azajya ariho undi azajya, yuko mbese ni umuntu umwe. Rero no gucungura ntabwo uri buzane ngo uracungura Nawomi gusa kandi umukazana we bamaze kugirana igihango. Ni ukuvuga ngo
uracungura yego Nawomi nk'uko bisanzwe mu muryango w'Abisiraheli, ariko n'uwo Rusi nubwo ari umumowabukazi umucungurane na Nawomi. Uwo mucunguzi nibwo yahise avuga ati oya, aho ngaho byatangiye kugorana, aho ngaho ntabwo biri bukunde. Uwo mucunguzi yahise ava muri iyo gahunda. Urumva umucunguzi wa bugufi wari usigaye ninde? Ni Bowazi. Aha rero niho ibintu byari bigiye kuryohera. Uti gute? Bowazi rero nta kindi yari gukora kuko niwe mucunguzi wa bugufi wari usigaye hafi y'umuryango wa Nawomi. Ubwo ni ukuvuga ngo yaje gucungura uyu Nawomi, hanyuma mucungurana n'umukazana we Rusi. Ni ukuvuga ngo uyu Bowazi yari yarashimye imyitwarire y'uyu Rusi n'uburyo yabaye umwizerwa kuri uyu Nawomi. Ibyo byatumye Bowazi ashaka uyu Rusi kubera ubwizerwe yagize kuri Nawomi. Sinzi niba uri kumva uburyo Nawomi yagirirwaga neza kubera Rusi, Rusi nawe akagirirwa neza kubera Nawomi. Mbese bari baragiranye igihango ku buryo umugisha w'umwe wabaga n'umugisha w'undi. Uko niko Bowazi na Rusi baje kuba umugabo n'umugore, ndetse baza kubyarana umwana. Ariko wibuke ko Bowazi yari yabacunguye bombi, ariko ntabwo bivuze ngo niba yacunguye bombi ntabwo bivuze ngo Nawomi yari yabaye umugore we. Oya, Nawomi rwose yari yisaziye, yari umukecuru rwose, ntabwo iyo gahunda ye yari kuyizana. Ni ukuvuga ngo uyu Bowazi yashatse Rusi, ariko n'uyu Nawomi nawe babana. Ubwo urumva umwana babyaye yagombaga kurerwa n'uyu Nawomi n'ubundi. Hanyuma inkuru rero uko yaje kurangira ni uko uyu Bowazi yaje kubyarana na Rusi, babyara umwana, ndetse uwo mwana aza kurerwa n'uyu Nawomi. Urumva Nawomi yari yarabuze abana, yarapfushije umugabo, yarapfushije abahungu be babiri, ariko yaje kongera kugira umugisha wo kurera umwana wa Rusi. Sinzi niba turi kumva uburyo umwe ari kugira umugisha bitewe n'undi. Ni ukuvuga ngo cya gihango bagiranye cy'uko aho umwe azajya ariho n'undi azajya, Imana yo yari izaba uyu. Urumva ko yaba uyu Rusi yakiriwe mu gihugu cy'Abisiraheli bitewe na Nawomi, ndetse uyu Rusi aza gushakana n'uyu mugabo ari we Bowazi bitewe n'uyu Nawomi. N'uyu Nawomi nawe aza kubona umwana kubera uyu Rusi. Mbese ugenda ubona ibyiza bigenda biva muri iki gihango. Igitabo rero niko kiza gusoza, ariko hari ikintu abantu tutajya kutwitaho. Uti icyo ni igiki? Buriya niyo mpamvu twatangiye tuvuga ngo iki gitabo kigaragaza uburyo Imana yigaragaza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iki gitabo iyo abantu benshi tugisomye nyine tugifata nk'igitabo gisanzwe, tukumva nyine ni inkuru nziza ishimishije. Ariko nagiye nkwereke ikintu abantu benshi batajya babona muri iki gitabo cya Rusi. Uti gute? Ibaze ko uyu Nawomi wari warapfakaye, yarapfushije umugabo we, akabura abana be b'abahungu, ntabwo twe twumva imbaraga zo kuba yaragize umugisha wo kurera umwana wa Rusi, ndetse kuko uwo mwana yari nk'umwana we. Rero ntabwo twumva imbaraga ibi bintu byari bifite, kuko iyo tugeze mu gitabo cya Rusi ibice 4 umurongo wa 14 tuhasanga amagambo agira ati, abagore babwira Nawomi bati, Uwiteka himbazwe, utakuretse udafite umucunguzi, icyaduha akaba ikirangirire mu Bisiraheli, kandi azasubiza intege mu bugingo bwawe, azagutunga mu bukecuru bwawe, kuko umukazana wawe ugukunda akugirira umumaro uruta uw'abahungu 7 ari we umubyaye. Sinzi niba tubasha kumva uburemere buri muri aya magambo. Dushobora kuba twe dusoma iyi nkuru tukumva nyine ni nka za filime, ngo umuntu angatangiye nabi, ngo atangiye abantu bamwanga, ngo biza kurangira ngo ibintu bigenze neza. Oya, iyi nkuru iratandukanye. Wumva aya magambo bari kwaturira kuri Nawomi. Aba Bisiraheli bari bazi icyo barimo baravuga, kugera aho baza bakavuga ngo uyu mwana witiriwe uwa Nawomi wabyawe na Rusi wari umumowabukazi, bakavuga ngo uyu mwana azagira umumaro uruta uw'abahungu 7. Wibuke ko
Nawomi yari yarapfushije abahungu babiri bonyine, ariko noneho bari kuvuga ngo uyu mwana Nawomi agiye kurera agakurira ku birenge bye azagira umumaro uruta, atari uw'abahungu babiri Nawomi yari yarabyaye, ahubwo uruta uw'abahungu barindwi. Abo bantu ibintu bari kuvuga ntabwo bibatunguye, abo bantu ibintu bari kuvuga ntabwo ari ugukabya, bari bazi icyo uyu mwana azaba cyo. Uti gute? Uyu Bowazi yari uwo mu muryango w'igisekuruza cy'Aburahamu, cy'aba Yakobo, ndetse kizakomeza kigakomokamo umuntu witwa Mesiya. Ni ukuvuga mu yandi magambo, uyu Nawomi yari agiye kuba umwe mu babyeyi bazakomokwaho na Mesiya. Nyemerera turebere hamwe amagambo dusanga muri iki gitabo cya Rusi, ibice 4 guhera ku murongo wa 17 kugera ku murongo wa 22. Uraza kumenya uburyo uyu mwana yari agiye kuba umuntu udasanzwe. Uraza kumenya uburyo uyu Bowazi yari umuntu udasanzwe. Uraza kumenya uburyo uyu Rusi watangiye ari umumowabukazi aza akinjira mu muryango wa Isiraheli nkaho ibyo bidahagije, akaba n'umuntu ahubwo udasanzwe. Ndetse n'uyu Nawomi wari watangiye apfusha abahungu be babiri agiye kuba umuntu w'umunyamugisha kuruta uko twebwe njye nawe turi kumva iki gitabo muri aka kanya twabitekereza. Rusi ibice 4 guhera ku murongo wa 17 kugera ku murongo wa 22 tuhasanga amagambo agira ati: abagore b'abaturanyi be bamwita izina bati Nawomi ubyariwe umuhungu, bamwita Obedi ari we se wa Yesayi se wa Dawidi. Ubwo aho ngaho mbaje kugusogongezaho kugira wumve uburyo ibintu byari bigiye guhinduka. Uyu mwana wari ubyariwe Nawomi, bamubyaye kuri Rusi. Uyu mwana yari yiswe Obedi, yari agiye kuzaba se wa Yesayi ari we se wa Dawidi. Wibuke ko Mesiya yajyaga yitwa ko ari uwo mu muryango wa Dawidi, bakundaga no kumwita ngo ni mwene Dawidi. Wumva uburyo amateka y'umumowabukazi arahindutse, amateka y'umupfakazi arahindutse, biciye mu mugabo witwa Bowazi wari umucunguzi. Reka ariko dukomeze turebe icyo ibyo bintu byari bivuze no mu mateka y'Abisiraheli. Uru ni rwo rubyaro rwa Peresi. Peresi yabyaye Hesironi, Hesironi yabyaye Ramu, Ramu yabyaye Abinadamu, Abinadamu yabyaye Nahashoni, Nahashoni yabyaye Salumoni, Salumoni yabyaye Bowazi, Bowazi yabyaye Obedi, Obedi yabyaye Yesayi, Yesayi yabyaye Dawidi. Sinzi niba uri burabona uburyo inkuru y'aba babyeyi batangiye badafite ibyiringiro, badafite mbese babona ibintu byose biri kwanga, ari bo bari bagiye kuba abazakomokwaho n'urubyaro ruzavamo Mesiya. Ndetse iyo tugeze mu bitabo by'ubutumwa bwiza nko muri Matayo, uzahita utangira ubona ko mu bisekuruza bya Yesu uyu mumowabukazi witwa Rusi agarukamo. Ibaze kubona umuntu wari umunyamahanga atari no mu muryango w'Abisiraheli aza mu gisekuruza cya Mesiya. Urumva ko amateka yari agiye guhinduka. Uwatangiye ari umupfakazi aza kongera kubona umwana ufite umumaro uruta uw'abahungu, uretse na babiri yari yapfushije, ahubwo ufite umumaro uruta uw'abahungu barindwi. Iyi ni inkuru nziza cyane. Twatangiye tukubwira ko iki ari igitabo kigaragaza uburyo Imana yigaragaza mu buzima bwacu. Rimwe na rimwe hari igihe ibintu bitubaho tukabona bimeze nk'aho ari umwaka, tukabona ibintu bimeze nk'aho Imana yadutereranye, nyamara Imana iri kudukorera ibintu bitapfa no gukwirwa mu ntekerezo zacu. Uko niko yewe na Yosefu byagenze. Ajya muri gereza, abantu babona ko Imana imeze nk'aho yamutaye, ariko yavuyemo aba umugabo udasanzwe. N'aba ngaba niko byaje kugenda. Umubyeyi witwa Nawomi yatangiye apfusha umugabo, bitangira apfusha abana, ariko yaje kongera kubona umucunguzi, ndetse abona umwana
ufite umumaro ukubye uw'abahungu yari yapfushije. Ndetse n'umumowabukazi nawe aza guhindurirwa izina yitwa Umwisiraheli. Nk'aho ibyo bidahagije, tumusanga mu gisekuruza kizakomokwaho n'umucunguzi ari we Mesiya. Ngizo incamake z'iki gitabo cya Rusi. Tubonane mu yindi video.